Ikaze mwese nshuti bakunze b'ijambo ry'Imana, ikaze mu ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Matayo ibice 13, dusome duhereye ku murongo wa 53. Rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu asuzugurwa n'abo mu gihugu cy'iwabo. Kadusenge. Mana yacu nziza, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye imbabazi n'urukundo utugirira, tugushimiye ko twitaho ku manywa na nijoro, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye kandi uyu mwanya uduhaye kugira ngo twongere kuganira ibyanditswe byera. Ndakwingiza ngo Mwuka Wera abe hagati muri twe, ari njyewe uvuga, ari n'uwumva, twese tugabane umugisha imbere yawe. Urakoze Mwami, ni mu izina ryawe Yesu mbisabye nizeye, amen. 53 haravuze ngo Yesu amaze kubacira iyo migani avayo, ajya mu gihugu cy'iwabo, ahera aho yigishiriza mu masinagogi yabo, bituma batangara bati, ubu bwenge n'ibi bitangaza uyu yabikuye he? Mbese harya si we wa mwana w'umubaji, nyina ntiyitwa Mariya, na bene se si Yakobo na Yozefu na Simoni na Yuda, bashiki be nabo bose ntiduturanye? Mbese ibyo byose yabikuye he? Ibyo birabagusha. Yesu arababwira ati, umuhanuzi ntabura icyubahiro keretse mu gihugu cy'iwabo no mu nzu yabo. Aho Yesu ntiyahakoreye ibitangaza byinshi abitewe n'uko batamwizeye. Amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, ijambo Umwuka w'Imana yongeye kuduha uyu munsi ni ijambo ritwibukije uburyo Yesu ngo yasuzuguwe n'abo mu gihugu cy'iwabo. Hari ibintu tujye dusuzugura, cyangwa se hari ukuntu dusuzugura umuntu w'Imana bitewe n'uko tumuzi, tuzi ibye byose, tukumva nta kintu afite yatubwira, kandi tukumva n'icyo yatubwira ntitwagishyiraho umutima ngo tukizere. Ariko ngo bageze kwibaza kwinshi, ngo baravuga ngo mbese ubundi ibyo avuga yabikuye he? Ibyo bitangaza akora yabikuye he? Bamara igihe kinini mu kumurebera muri fizikali, mu mubiri, kuruta uko binjira mu buryo bw'umwuka, cyangwa se binjira no mu mibanire n'Imana, ngo bavuge bati uyu muntu ibyo atubwira ndetse n'ibyo atwigisha ntibituyoborera inzira y'ubugingo. Rero ngo ibyo byatumye aho hantu Yesu atahakorera ibitangaza byinshi bitewe n'uko batamwizeye. Njyewe nawe rero muri iki gitondo twisuzume, ese ni iki gituma Yesu atakora ibitangaza byinshi ku buzima bwacu? Aho si ukwizera kwacu gukeya, aho si ugushidikanya kwacu, aho si ukwibaza natwe tugira twibaza ibibazo byinshi, tukavuga tuti ibi ngibi bizava he? Ibi bizakorwa biciye mu zihe nzira? Tukibaza byinshi tukagira gushidikanya cyane. Imana itubabarire kandi Imana idukize kutizera, iduhe kwizera kumaramaje kandi kwizera kuzuye, iduhe kudashidikanya ku nzira zayo n'imikorere yayo. Uburyo bwose Imana yakoresha itubwiriza, uburyo bwose Imana yakoresha ivugana natwe, iduhe kubwumva ndetse no kubusobanukirwa. Ijya ivugana natwe iciye mu ijambo ryayo, ikatubwira, ikadusezeranya, ariko ngo umwanzi akaza agahita yiba iryo jambo ryari ribibwe muri twe, icyizere kigahita kigenda, ahubwo tugasigarana gushidikanya. Imana ishobora no kuvugana natwe ibicishije mu nzozi, Imana ishobora kuvugana natwe ibinyujije ku bandi bantu nkatwe, Imana ishobora kuvugana natwe ibinyujije mu bimenyetso idushyize imbere ndetse n'ibitangaza. Imana ishobora kuvugana natwe mu ijwi ry'umutima rituje. Rero ndakwinginze wowe inshuti y'Imana kandi mukunzi w'ijambo ry'Imana, ndakwinginze kugira ngo uhe agaciro icyo Imana yakubwiye, kandi wemerere Yesu kugira ngo akore imirimo myinshi kuri wowe ndetse n'ibitangaza. Ndakwinginze ngo wongere kwizera kwawe kugira ngo imirimo y'Imana igaragarire ku buzima bwawe. Ijambo ryaratubwiye ngo utizera Imana ntabwo ari umwana wayo. Birakwiriye ko tuyizera, nubwo ari umwuka, ni Imana iriho kandi ni Imana ikora, ni Imana yumva,
Ni Imana ireba buri kintu cyose, ireba ibibera inyuma ndetse n'ibiberamo imbere mu mitima yacu, izi ibyo twibwira, izi ibyo dutekereza. Dushobora kwatuza akanwa kacu tukavuga ko twizeye, ariko yo kuko ireba n'indani, yareba indani muri twe igasanga kwizera kwacu ni guke. Ndabakunda rero, iri ni ryo jambo nari mfite kuri uyu munsi. Dukomeze kubana muri iri jambo kandi dukomeze gusamurana dusengerana. Imana ibahe umugisha, naho utaha.